nibagenda naha nawahukana numwe kuri umwe nyine urumva ntibabura nkabo ariko nugiye abagiye kubw'ubugoryi bwahariye yitekereza akagaruka inshuti bakunzi ba Bukombe TV, nizere ko mukomeje kumerwa neza hirya no hino muri mwahisemo neza gukanda subscribe kuri Bukombe TV. Dukomeje ibiganiro byacu kandi turaharanira ko mumenya amakuru kandi mukarushaho kunezerwa. Ubu noneho turagaruka ku bibazo bibera mu ngo, niki gitera amakimbirane mu ngo, ese ni izihe nama zatangwa kugira ngo hirindwe amakimbirane yo mu ngo. Reka dukurikire ikiganiro twagiranye n'uyu mama. Yesari bugufi Jose nabitu ikalvari Jose nabitu ikalvari Yesari bugufi Yesari bugufi kuri ku cyo naye nkubajije hano mwibara nk'abanyamugi cyangwa abantu bari mu cyaro? Twibara nk'abanyacyaro, abantu bari mu cyaro. Kubera iki? Nyine kuki mwibara nuko ari icyaro nyine? Nuko ari icyaro. Wari kuvuga ibya Kicukiro mu kana? Nuko ari icyaro. Uzi utembereye ukajya hirya reba nko muri Kabuga no hirya yaho urebye n'inaha ngaha urabona ko bifite itandukaniro. Hari ibibazo biri mu ngo mu cyaro birahari cyangwa biho ntabwo bijya bihaba? Kuko tubizi ku bantu ba mu mujyi bagowe n'ubuzima cyangwa hari ibishuko byinshi, inaha ho biba bimeze bite? Abantu babanye neza? Ntago babanye neza. Ntago babanye neza ariko kimwe nuko atari bose. Ariko ugenekereje ukareba ingo z'iki gihe ni hafi ya bose babanye mu bintu by'imyiryane. Hari za gatanya z'ibinahasi? Za gatanya ubona abantu batandukana yaba basezeranye cyangwa batarasezeranye? Baratandukana. Ubu se mu cyaro umuntu yabapfuye iki n'undi ku buryo batandukana, biterwa n'iki? Biterwa n'ibintu by'imitungo. Yewe iyo mbirebye mbona biterwa n'ibintu by'imitungo, kuko urashakana n'umuntu muri iki gihe ukamubwira ko ufite wenda nk'imitungo, akagari nk'ubu nkanjye nkakubwira ngo mfite imitungo wenda uri umusore uciriritse, noneho nagera mu rugo rwawe ugasanga ya mitungo nakwirariyeho ntayo, ugasanga bibaye gute? Bibaye kuba umuntu yatandukana n'undi muri ubwo buryo. Abagabo babeshya iyo batereta? Babeshya. Cyangwa se igihe se umutungo mu banya ufite ariko ukaza gushira kubera kutabushira, nabwo gatanya zihita ziza. Ikibazo icyo gihe kiba ari icy'umugabo cyangwa kiba icy'umugore? Ikibazo nyine biterwa n'uburyo umutungo ugiye ushira. Cyane cyane ariko wowe urabona ari umutungo? Ni umutungo. Ibintu by'ubutunzi. None se ubundi ubwo ni ukuvuga abantu baba babayeho nabi bigatuma umugore yivumbura kuko umugabo we ntiyivumbura. N'abagabo barivumbura. N'abagabo barivumbura. Kubera iki? Bagata ingo se? Hari umugabo uturugo? Barazita. Aha mu cyaro? Umuntu w'umugabo kuri ubu ngubu nk'ubu bajya bakunda gukoresha ikinyarwanda bavuga ngo niba baraduhaye ngo kugira gute
tukicara ku ntebe ngo tukayihagararaho simbyibuka ukuntu bakunda kubivuga. Abo ni abagore. Abagabo bavuga ko abagore babahaye intebe mukayihagararaho kwicara. Aho kwicara. Ese urabyemera? Wowe bibona ute nyine? Ubona se bagenzi bawe wenda ntiwivugeho ariko uvuge muri rusange. Biterwa n'ukuntu mubanye, ntabwo ari twese. Hari umugore usuzugura umugabo ukabona birenze igipimo. Noneho umugabo akavuga ati umugore nimukora nkamukubita baranshyira muri gereza, afazaraho kugira ngo bamfunge, ndamusigira ibintu musigire n'abana mbe nigendeye. Yego. Agakoresha uburyo bwo kugira gute kwahukana kugira ngo umugore yahukane akahukana umugabo. Imibereho myiza. Naho abagore bo babigenza bate bagiye kuva mu ngo? Biba ari guhunga umugabo se we cyangwa aba ari uguhunga umugabo, kwanga nyine, kwanga kuba havuka ibintu by'impfu yakwica cyangwa se yagira gute. Ubwo rero ukavuga utaho kugira ngo umugabo anyitse cyangwa amuze ku nkoni, ndaba nciyeho n'igendere. Akaba ufata umwanzuro wa burundu akavuga ati sinzagaruka, agatisibiranya rwose, akaba yajyanda agashaka n'ahandi. Hari n'abagaruka. Hanyuma uvanyeho ibibazo by'imibereho, ibintu by'ubushoreke kutabibuze kandi abagore ari byo mukunda kuvuga cyane. Kandi rero ibintu byo gushoreka nako reka tuvuge guharika. Ariko ari guharika no gushoreka n'ubushoreke ntibitandukanye? Ntabwo mbizi, ndumva ari bimwe. Uri kuvuga ibintu byo ubuharike n'ubushoreke. Ibyo rero byo tubyaba impamvu ari ibintu byabaye nka rusange. Ni ibintu byabaye nka rusange. Umugabo nta kinyarwa n'umugore yashatse. Wapi mwarabyakiriye? Ngiye muri ngewe iyo mbitekereje umugore uzi ubwenge urabyakira pe. Ntiyakabitinzeho. Ntabwo akabitinze, ugomba kubyakira nawe ukagira uburyo ki ubyitwaramo. Ariko iyo wabuze ubwenge, ugize amahirwe ntamuzane mu buriri bwawe ngo amushyire mu nzu yawe, ugomba kubyakira kubera ko byabaye nka rusange. Kimwe nuko nta mugore ugiseka undi ngo arakubiswe ngo agize gutereka, reka ibyo nta muntu ugiseka undi, byabaye rusange. Ubwo rero iyo ubuze ubwenge ni hahandi usanga wisenyeye, wagize gute, washuharaye, ibyo uri kurya ntibiri kujya ku mubiri, ntibiri kugufata ku mubiri. Ubwo rero Nibyo kwitera stress muri iki gihe wapi ngo baguharitse ngo bagize gute, wakora byakira. None se ko amategeko aba hari akarengera abantu, mbese akabibuza, niyo mpamvu abo bandi uvuze baba batabyumva, nyine akavuga ati ndakurega. Erega hari igihe urarega, ibyo kurega byajyaho n'ubuyobozi, noneho bwageraho kumva ukumva birarambiranye no gusenga, Imana ikakuri, ubundi wishyira muri mudu y'Imana ugasenga, ubundi Imana ikakurindira ubuzima n'ubugingo. Ibintu byo guhangayika no kugira gute ngo yagize gute ukabyirinda. Iyo ubonye atashye amahoro atagukubise ushima Imana. Ibindi ukiyakira ugateka, ufite amafaranga ugahaha ukarya. Ukarya nta bintu byo kwihangayikisha. None se uretse abagore nako abagore bo nta kintu ubona? Abagore nabo harimo abananiranye. Mu buhe buryo? Harimo abananiranye cyane cyane nk'umugore iyo arusha umugabo umutungo. Umugore yarusha umugabo umutungo amukandagiza wa mutungo, ariko ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose pe. Harimo ababigendanamo neza, hari n'abakandagiza abagabo umutungo.
mbega bivuze ngo agasuzuguza umugabo umutungo, yamureba imbere ye akumva nta gaciro afite imbere ye. ko hari abantu bavuga ngo iby'umutungo ngo umugore nyine aba ari uw'umugore se, niba afite ibyo akora ku ruhande gute nyine, niba mucuruza amafaranga y'umugore agomba kuba ari ay'umugore. ubundi keretse iyo mudacengana, hari igihe wabana n'umugabo mukabana pe muri duke afite, akaba atakugaragariza ikintu yinjije. ubwo rero iyo hajemo ibintu byo gukingakingana, nawe uramukinga. nawe ugomba kumukinga. nk'ubu ngubu hari ingo nyinshi pe, nk'umugabo akagira nka banki akagira nka banki ebyiri, iyo yereka umugore akagira n'indi atamwereka yiwe bwite atsimba. atsimba. ubwo rero iyo umaze gutahura amakuru nawe umenya ubwenge, muri duke twawe ufite nawe ukagira uko wigenza. waba ubonye wenda nk'amafaranga runaka yaba afatika, ukavuga uti ariko ibyo ari byo byose nambonye nk'uduhumbi wenda nk'urugero nka 500, umugabo atatuzi, ukavuga uti niba mfite abana reka ngende ngura agasambu ahantu runaka mwandikeho umwana. rero umugabo yagukinze nawe uramukinga, ariko kuba wabitahuye. hari ikintu bavuga ngo cyo guhagana, icyo kintu cyo giterwa n'iki? ngo abantu barahaganye, bibaho cyangwa ni ukubeshya? kuko hari abantu babana nabi mu rugo, ariko wabaza bakakubwira bati ikibazo ni uko runaka yahaza undi, umwe mbese yahaza undi. gusa rero guhagana bibaho, ni ibintu bibaho. umuntu yakuvuga ko mu ngo habaho ikintu bita guhagana abantu babanye igihe kinini, wenda nkawe bambwiye ko byaye kane. biterwa, ubona hari impinduka, biterwa n'ikigurupe ugenderamo. cyane cyane uri umugabo cyangwa uri umugabo, cyane cyane nk'abagabo bigendera mu kigurupe, wenda nk'urugero ukagenda nko mu kigurupe wenda cy'abantu batakugira inama, ugasanga ubanye n'abantu bameze nk'amasariguma, ugasanga se mwateruye nk'ibiganiro gutya mu kabari runaka byo mu ngo, mu mabanga y'urugo. icyo nacyo urakinganirizaho kuko nicyo kintu ngo kiri mu byo nari ngiye kubyibagirwa, ariko ngo birakomeye cyane. abagore ngo ntibanyurwa, abagabo nabo ntibari kunyurwa rwose. icyo kintu noneho nk'umuntu runaka nk'umugabo yakumva nyine utuntu yakuye mu itsinda runaka, ayo matsinda atagira umumaro, ibibera iwe, usanga akubwira ibintu uko abadamu bateye, yakumva wenda uwo atari kameze, ugasanga uko agiye yumva ibyo biganiro niko agiye arushaho kwanga umugore we. akumva ashatse kujya hehe kureba abo hirya kugira ngo arebe ibyo bavuga ko ari ukuri. urumva biteza ubushoreke n'ubuharike na bya bindi byose. niho rero bituruka, ibyo bintu. ariko ibyo bintu ko bitahozeho, kuki bije ubu? ibintu byo kutanyurwa, guhagana, mbese ibyo byose ko bitahozeho. ntabwo nzi impamvu bitera. ibigare ntibyariho se kera? wowe nk'ubu umaze mu rugo imyaka ingahe? mu rugo washatse ryari? 2013.
ni imyaka 10 ngewe n'itandatu, 13. ngewe ntekereje ingo z'abatubanjirije, ingo z'aba mama na ba papa, nta bintu by'ibigare bagenderagamo, ibintu biriho ubu ntabwo kera byabagaho. Iyo niko mbitekereza, kandi koko niyo uganirije ababyeyi mpereye no ku rubyiruko rw'ubu, ntabwo ibintu biriho ubu ngubu ntabwo kera byabagaho. Kubera iterambere se? Ngo ni viziyo da. Viziyo se ko ariyo kubafasha kubaho neza, none bakaba barayihinduye yo kubagira. Ikibazo kiri sinzi, ntabwo twavuga wenda ngo urabizi cyane. Ubundi amabanga y'urugo yaje kujya ku karubanda gute? Hari abagore mbona kuri YouTube, ku binyamakuru bavuga ko abagabo ntacyo babamariye cyangwa batagize, bavuga ibibazo byo mu rugo, mu mabanga y'urugo. Kuki abantu basigaye bihutira kubishyira hanze, kandi nawe ubuze uvuga ngo bari igihe umugabo aba agendera mu kigare? Erega ngiyo ntekereje kera, ntabwo ndi uwa kera cyane, ariko nyine njya mbyumva mu batubanjirije. Kamere nko nubwo aba ari icyigisho babaha abanyeshuri cyangwa bagira gute, ibintu bya diri mu gimbuka cyangwa ibiki. What? Ubuze iki? Ibintu nyine bya diri mu gimbuka no mishinga. Urabona nk'umwana w'imyaka nka 12 cyangwa se 13, hari igihe batumiza abana nyine ngo bagiye nko mu nyigisho. Ibyo bintu kera ntabwo byabagaho. Ugasanga bazanye nk'igiti cyiza kibaje, ugasanga uretse uko igitsina gikora, uko igitsina gikora, mbega byose bakabibereka. Kandi rero umwana w'imyaka 12, 13, umwana ni ukuri aba akiri mutoya. Afazari bagafatiye kuri 16, 18 gutyo. Ubwo rero ibyo bintu abana iyo babibonye aravuga ati ariko bya bintu batweretse bikora bite, natwe reka tugire gutya tubikore turebe uko bimeze. Urumva, ugasanga rero ibyo bintu bijyanye abana muri mode yo kugira. None turetse wenda iby'abana, abantu bakuru nabo kugira ngo umenye ngo runaka yambwiye ngo wiwe bimeze gutya mu maradiyo. Niho babimenyera bakavuga ngo burya bya bintu ni kubikorwa mu maradiyo, iwanjye si gutya bimeze. Maradiyo rwose, ibiganiro byo ku maradiyo ugasanga umva buri kamwe kariko kose kakaba kari ku ntuza bakakavuga. Rero waba uryamye n'umugabo akumva nk'ibintu runaka wenda utarimenyeye ubwenge ngo uhure na shangazi, ugasanga tugize gute, ugasanga bivuyemo no gusenya cyangwa no kugira gute. Byumvisha ahita avuga ati reka nzajye kureba hirya uko bimeze. Ariko jewe hari icyo nibaza, uvuzemo ba shangazi, ariko ubona koko bikenewe ko abantu bakuru, tuvuge nk'umwana w'umukobwa n'abahungu, n'abahungu ugiye gushaka, sinzi n'abahungu niba bibaho, ubona ko ari ngombwa kubanza kubaganiriza kuri icyo kintu kugira babashe kubisobanukirwa, cyangwa ni ibintu n'ubundi umuntu yakoraho ubushakashatsi cyangwa uko ari kubikora akamenya uko bikorwa gusa? Ariko ni ngombwa ko bashangazi bafasha abantu gutyo. Kubafasha byakabaye byiza, kubera yuko aba ari umuco ngo nyarwanda, kandi bitewe n'uko ibyo bintu biri gusenyera abantu muri iki gihe. Ugasanga hari urugo rusenyutse kubera icyo gikorwa. Iyo mpamvu
ubwo rero byakabaye byiza wenda nko muri iki gihe nk'abana bagiye nko gushakana bakagira nk'ahantu wenda nko mu ntuza nko mu murenge cyangwa se mu mudugudu hakaba nk'abantu b'ababyeyi bakaganiriza wenda nk'umukobwa se cyangwa se gutya bakavuga bati umukobwa n'umuhungu reka tubafate wenda tubaganirize kubera yuko bagiye kuba bamwe. byafasha. Okay. Hanyuma rero turebye wenda tugana ku musozo kuri iyi ngingo yo mu ngo, ubona ari iki cyakorwa kugira ngo ingo zibane neza kandi atari ukuvuga ngo ni leta ibyayo yarabikoze, amategeko yashyize arengera abagore, arengera abana, arengera n'umugabo ubwe ntabwo yemerewe guhohoterwa mu rugo. Ubu ubona ari nk'iki cyaba kugira ngo abantu babane neza, ko ubushakashatsi buragaragaza ko za gatanya ziri hejuru cyane ugereranyije no mu bihe byashize. Ni nk'iki gikwiye kuba kikunga umugore n'umugabo nk'uko kera byari bimeze, abantu barabanaga igihe kinini, nuko byagenda bite? Wowe uko ubitekereza, mbese hari ibyo ubamo ariko hari n'ibyo abandi muganira baba bavuga? Ngiye ukuntu mbitekereza, buriya abantu bagakwiye kubwizanya ukuri. Umuntu ntabwira undi ngo njye mfite umutungo runaka. Kubwizanya ukuri kikaba icya mbere. Kikaba ikintu cya mbere. Muri dukeya mufitanye mukaduhuriza hamwe, noneho twa dukeya mukatubyaza undi musaruro, ibintu bikagenda byiyongera muteganyiriza umuryango mugiye kuzagira cyangwa se umuryango mufite ugiye kubakomokaho. Yego, icyo ni kimwe. Hari ikindi ubona? Ikindi rero, mana leta ntabwo itagize ngo idufashe, yabikoze neza pe. Yabikoze neza kuko mu midugudu harimo komite ihuza abantu batandukanye. Nyine nk'uku nguku bafitanye amakimbirane ako bataratandukana. Ugira gutya ukajya mu nzego nyine z'ababyeyi, ukajya muri komite ukababwira ikibazo ufite, nuko nyine bakaza mu rugo iwawe, nuko bakabunga. Kandi bigerwaho. Bigerwaho ni ukuri, bigerwaho. Nk'umwe mu minsi yashize hari umubyeyi wagize gutya umugabo ajya mu kabari, ari cyo kintu cyo guca inzoga, nubwo bitanga amafaranga ariko ni byiza. Ubwo rero agira gutya umugabo aragenda aranywa, araza aramuzengereza, aravuga ati ngiye guhambira ngende. Byarangiye neza, ajya nyine ushinzwe ababyeyi muri komite, nuko bamusubiza mu rugo. Na n'ubu ngubu umudamu aracyarurimo, nta kibazo, nubwo nyine bitajya bibura ngo ntabwo abana zidakomanya amahembe, ariko nyine nta kundi. Ariko barabanye, nta bibazo byinshi. Ubwo rero uruhande rwa leta rwavuyeho, abantu ubwo icyo ubona babwizanye ukuri, aba bana babwizanye ukuri. mfitiye umutungo. Aho kuki bakomeje kumbwira ku mutungo? Umutungo uratuma abantu bicana, umutungo uratuma abantu barwana. None se umwe aba ashaka kurya wenyine? Yes. Ako tuvuge nk'ubu warasezeranye? Ntabwo nasezeranye. Urumva ko we bashatse umutungo rwose bawukurya. Ariko simbi kwifurije. Ntawo mwarya? Ubu se ntabwo mbwiye ko mufite imirima byihorera? Imirima se? Ako none se nubwo ntashaka gukora ikiganiro kuri wowe, kuki wowe utasezerana se? Kugira ubone uburenganzira bw'umugore. Ntabwo umugabo abikunda? Wowe se abikunze wabyemera? Yabikunze.
mama hariya bambwiye kuri mama Shema mama Janvier mama Janvier kuki utakwemera gusezerana n'umugabo mumaranye imyaka 13 si myinshi nimumaze gukora byinshi ntimubanye neza se kuko ntiwamara imyaka 13 mutabanye neza byurugo ni birere n'amabanga ariko icyo nashaka kukubwira buriya abantu basezeranye nibwo ugira inuza ku mutungo nk'ubu ngubu none mu gihe uwo afite yawusesaguye akawurya nta wundi se muzubaka n'undi muzawubona none se ubu ntugiye ku kazi ntiduhuye ugiye ku kazi ni iwacu ngiye ngiye mu munani wanjye papa yampaye na mama kandi nta hafite uburenganzira uretse ko wazana ibyo kurya bivuyeyo rwose ako nta burenganzira yahagira kurya tuzabisangira ariko ibindi wacu amajambye afite wese ntagira iwabo nabo arafite wese cyari hari yewe arahari urumva musezeranye rero yahita agira uburenganzira iwanyu naho akajya kuryayo niyo mpamvu rero nta bintu byo reka wapi ubu uzasaza nta sezerano ibyo byoroshye cyane rwose ubu se nta maboko ujya ushyira mu bye umutungo we tuvuge nta shyamba wajya gutera iwabo cyangwa aho yiguriye wega aho yaguze haba arahiye nta nka se ba mugabo iby'urugo ni danje mbabarira mbabarira reka tubisibuke ariko impamvu nari nkubwiye gushaka kumenya ku mutungo kuko wabumbye cyane ariko urumva ko ari ikibazo koko ubana n'umugabo umugabo umutungo we akawurya nabi kandi ntiwemerewe kuvuga kuki se mutaregera ubuyobozi ukavuga uti wenda uyu mugabo ndabona ari kwitwara nabi nyine ndabona ari kurya umutungo si no kwitwara nabi kundi kuki atasigira abana nk'ubu ufite 4 aha reka rero dusoza ubwo inama niyo ni ukubwizanya ukuri ariko bibagiwe ko gukundana nyine no gukundana ukuri nyine yo kujemo no gukundana nyine nabyo bizamo urukundo rukaniyongera hari ikintu kiri hanze nari nibagiwe wenda tugisorezeho ngo abagore ngo ntimwishimye mu rugo rimwe na rimwe nyamara mwariye mwanyoye ariko ngo abagabo batabwiye amagambo meza murayakenera nibwo nkayahe mukenera ngomba kuyakenera gute nk'ubu ngubu umuntu aza batagukubita aguha ibyo kurya wenda akatuvuge ko n'uwo mutungo mudafitanye ikibazo ariko wambaye neza ntiyabibonye mbe ivyo bintu hari icyo murabikenera kwera erega buriya abagore ngo turinza byo zoroshye kandi burya umugore akunda kubyinirirwa nk'umwana nko gufata umwana wabyaye ukamubyinirira ubwo rero uri umugabo winjiye mu rugo wenda ntekereje tugishakana n'umugabo yari afite moto yari umumotari se yari umumotari agifite nyine ibintu ubu ntabyo kigira noneho ubu nyine yewe yabuze ubwenge noneho nta bagore yagiyemo gusa nubwo yanyicishije inzara ni kwa kuntu kwirara ukajya mu nzoga ukajya mu biganiro by'abagabo badafite ubwenge nawe ukabigenderamo ibintu bita koshyo baramwoheje niko nabivuga cyangwa se sinzi
Mareke wari uri kuvuga ni mugishakana. Tugishakana urabona abantu bagishakana nyine bari mu kwabuki hari ukuntu wenda nk'umugabo agenda pesi n'ibanga kongera yaragendaga bagiye wenda nko kumatara akanzanira akantu gafunitse naba ndyamye naba nyicaye akavuga ati sheri rwose byuka nkubwire nakuzaniye akantu keza byaba ari ishambusa niyo yaba ari bombo y'icumi irakunyura bitewe na muda yiguhanye kwa mugani muri n'inzabya zoroshye inzabya zoroshye ubu ngubu ntekereje ubu ngubu nyine urugiyo rukennye nyine iyo byagenze gutyo bimwe bikagenda biyonga iyo mudu aho ngeze aha ngaha ntabwo twaba tukiri wapi araza ntunamenye ko yaje yego ko ma yewe kubimenya ushobora kubimenya ariko usanga hari ikintu nyine cyagize cyabuze nko mu rugo kuko umubyeyi w'umugore abyinirira umwana umva n'umugore mugomba kujya mutubyinirira reka da kandi bituma niyo yaba bombo y'icumi uravuga uti kabisi uyu mugabo amakeza bituma n'ibitekerezo bikanguka ni ukuri kose rwose pe n'ibyo ngibyo bavuga ngo bitwara nabi mu buriri menya bitabaho ni ukuri ubu rero tugira inama abagabo bakanguke nibakanguke ntavuge ngo azamuha impano ari uko wenda amuzaniye imodoka cyangwa ibintu bihenze niyo yaba bombo y'icumi bitewe n'uko uyimuhaye ni ukuri kose ayakirana n'umutima mwiza kandi ahantu hose ibintu bikagenda neza mwaba mukennye mwaba mukize ni ukuri kose urumva rero harimo isomo aho ngaho harimo ishuri nibyo rega ko abantu batangiye bagishaka bibaye byiza bikarushaho bagakomezanya bakagenda basazanya ariko bikiri ni ukuri kw'Imana umva ubwo rubona n'ikintu rwawe niko mbitekereza ni isomo ryiza kabisa mama Janvier rero ubwo ndagushimiye rwose kandi umpaye ikiganiro cyiza gikora ku miryango unagerageje kunsobanurira ibyaha hantu Miami nizeye ko n'ubutaha umuntu nagushaka yazakubona yego ariko wanze kunyereka mu maso ni ukubera iki se ku kibanza nga kugaragara kandi ibyo uri kuvuga ari ibintu byumvikana uranga ko ni televiziyo iyi ngiyi byose ntabwo bidakora